no gusangira nta nukuri gaheze reka urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko ntakundi ubwo uzi ahantu byavuye ntuzi wa mushuti wawe n'ujya ubimbaza nko bwatereka reka nta nubwo tura aha wabyumvishe Wabyumvise umushuti we ninde uburetse gato yawumve ubwo uzi ahantu byavuye ntuzi wa mushuti wawe n'ujya ubimbaza nko bwatereka reka nta nubwo turahura habe n'umunsi n'umwe inde Keza mana ya akunda kubimbaza ntabwo bwatereka reka ntabwo turahura umva n'urumva kuba cyangwa ngo ukumvishe ntabwo bwatereka reka ntabwo turahura habe n'umunsi n'umwe ukuri kuri kujya ahagaragara aha ukuri kuri no gusobanuka hari icyo mutari kumva ufashe Kimenyi akubwiye agahinda ke uciye inyuma ufashe umugore ugiye kumutangamo pasiro no kugira ngo byononekere rimwe Allahu akbar ni iki mutabona tuvugisha ukuri njyewe since ariko Godfa muri make ubyumvishe n'ukuntu mbyumvishe bino bintu kuva ejo mu by'ukuri abo bagore bombi bari kugwa mu mutego kandi barengana ahubwo nyirabayazana n'umugabo ndakumanura banuka ujye kwigisha gospel umva nkubwire sorry uretse kumanura ukinga mic yawe nakuzabe abantu bagufollowing please wivange mu bya politiki thank you ako Godfa wagira ka wivange mu bya politiki madam wivange mu bya politiki niba uri umuntu wumva uyu mugabo oya none abagabo ariko abagabo twaragowe nana hano umugabo afite ikibazo ngize ko hagati aho ngaho ntabwo umugabo yazamo nta kibazo afitemo nta kibazo arangira ni ukuvuga ngo Keza we yaradipinze urukumva ajya gushaka kosi muri Mossad arangije araza akora deployment abinyuza mu kazi aravuga ati rero Muyango nakuboneye ikiraka gishyushye uti kagira inkuru ati ngo ajya ku mugabo aravuga ati wa mugabo we nakuboneye icyuki itera umwana urumva ahangaha Muyango ejo abivuga Keza ejo Muyango yatubwiye ko Keza yamusabye aravuga ati ariko Muyango utegereje iki wariye umwana niko Muyango yavuze yego ejo hano urukumva Keza yaramubwiye ati ariko si sheri ubona umutima atari hot utegereje iki wibaza ibyo ari kubibwira nde Muyango ni inshuti wande nako ari kubibwira nde kandi noneho akabwira Muyango gutyo kandi the case I mean Kimenyi amuryamye ku bibara ari kumurira ari kumubwira agahenda ko batamuha umupuri turi kumwe ariko Keza niba narumvise neza yavuze ko babimubwiriye kuri telefone babibwira nde uwo mugabo abibwira Keza ati ko mwakinye audio no hari ikintu utari kumva gazi mutapi mwakoze kuriyogora abanyarwandakazi so niba muri okay tuzamura abantu kanze nzane pano none abantu muze mubivugiremo abantu batanga ibitekerezo ngatekerezo uwo mwazamuka ariko azamuka abantu bakandagiye mu ishuri sinkeneye educated idiot nkeneye abantu bazima babasirimu mufite ubwenge mushobora kugira analize urumva byawe nijye kuzana akazi umukozi wo mu rugo umva niba uzi kuri umukene ntushyire muri request niba uzi kuri injiji hano nkeneye ngo abantu bashobora kuva n'icyongereza neza urumva niba uzi kuri buzanga ukaza nkeneye umuntu muzima umuntu kwazagira umuntu ukora kuri gora azamuke ukora kuri gora uzamuka c'est tout urumva ntukivanye mu byo babasiriho goro bashoboye ndetse manigani uzi umuntu ashobora kugira manigani yatangiye igihe gitekerezo twagiye waba udashobora gukora manigani ugatanga igitekerezo muri saga nkiyi hari izindi wagiye ngiye kubakinira mutigeze mwumvaho murakubitwa n'inkuba aha Jessica azamuka exactement wababonye
uyu nguyu aba afite n'ikarita yamenye ibyo arimo. Merci beaucoup. Ninde Jessica ituzamuka shyiramo request muzamure undi tugire vuba. Jessica shyiramo request, niyo utavuga uzamuka none abantu following, niyo utatanga igitekerezo. Hanyuma aba moderator muhari mubabare bari abantu bose mubavaneho. Jeje ko ntakubona mukuri bitangaza. Jessica nguyu yaje, anybody else urumva? So nana hari audio zindi ngiye kubakinira murifata ku munwa. Jessica ukimara kumva inkuru wumvishe warira? Numvise sinarira ariko ntabwo nifuza inshuti nka Keza kabisa. Ongera ukore kuri goro. Thank you. Twagiye undi muntu twagiye ya thank you so much. Mufollowing gogo na ni Jessica mumufollowing tugende. Twagiye undi Jado uje gukora iki? nje hano kwiyama abantu bameze nka Keza bazinziye mu buzima. Sorry. Umanutse garampure, umanutse Keza kuko muganyaraza. Ngo nukuri kw'Imana umuntu utari kumvira Muyango impuhwe, uyu muntu afite ikibazo gikomeye. Muyango yaratewe. Urukumva? Muyango yaratewe. Nibisamo byamutwaye umugabo. Haleluya. Murabibona? Abona gogo. Erega niriya firavaho. Niriya nukuvuga ngo hano ndi gushaka kuvuga haleluya. Ariko nini hamuone? Ndi gushaka kuvuga iriya buriya bwato bukanzi bakanwa bukamboroka. Thank you sweetheart. Ndi gushaka kuvuga ngo buriya bwato bugahita buba baria. Haleluya. Uyu ninde? Jojo zamuka. Muzitanguranwe zamuka. Jojo shira muri request ese ntaba moderator mfite ahangaha ndagirana. Kwa moderator abantu bose buzuye. Ariko mutapinga screen s'il te plaît. Abantu muri mutapinga screen. Ngiye gukina audio zirimo ntuza, izi audio ngiye gukina zirimo nani, zirimo Wangu uyitanze nzamuye. Yeah, exactement, thank you. Twagiye hano ndashaka kugira ngo ukora kuri goro dukomezanya tuzamuka ko muze mutangira ibitekerezo. Nizere ko ariko umuntu nta muntu ushobora gutanga manigani cyangwa Galaxy udashobora kuvugamo utazivuze te na nusome. Bamwita Nelanet. Urumva iyi saga nimuza kuyitegereza abanyarwandakazi. Ibi bintu nimuza kubyitegereza. Uyu ninde nazamuki. Kandebe ko harimo. Aha, Ntabwo arimo muri request. Nayishiremo ariko burakanze ho kabiri yakongera ko byatunganye atatwihute turatunoza mutuvaneho. Sasigaho dutatu twonyine ko turaza kuvaho twagiye. So urumva rero shiramo request mon frère, wandike tukurebe timu Muyango so twumvikana ikintu kimwe. Ejo hari akavuyo kenshi cyane kandi Godfather buriya nubwo nabanyujije iruhande ndashaka kugira ngo uyu munsi muze gusobanukirwa ukuri kose. Ntabwo njye mfata side. Thank you so much. Uyu street ngo yitwa nde? Ntabwo arimo muri request. Oya reka kanze nkwereke impamvu bitari kumukundira. Tugabanya barimo. Oya biramutse ahubwo bose bakavamo. Okay, reka mbago. Ninde ba moderator bamfasha moderator bavane wari abantu bose barimo dutangire bundi. Urakoze cyane. So nimwumva iyi audio abanyarwandakazi urumva ko umva kama amafaranga 300 muri rimwe. Nukuvuga hano ngo nani Keza yabwiye Kimenyi ati Kimenyi impamvu uyu munsi ataguhaye hari umugabo wamuhaye 300 ubundi amwicunde baho niyo mpamvu ageze mu rugo ananiwe. Umva ukabyarana ndabarira umbwire nyine nk'umugabo nanjye urumva ngenzi ndi umuntu uvugisha ukuri. reka byose byigeze bibaho? Ntabwo byigeze bibaho. Basi twe twanahura basi tukaza no gusangira nta mukuri. Yo ahangaha Muyango kujya gushaka uyu mugabo w'akazi yagiye kumushaka nyuma yuko umugabo waje akavuga ati nyagupfa unyima umupuri kuko ujya kohereza umugabo be bita Jado. Muri kumva Muyango aravuga ati uwo muntu nahujwe nawe nakazi ari Keza umhuje nawe
ni Keza wampuje nawe. Nzamura akazamurwa inyongero, kora kuri goro nkuzamure, kora abantu mukore kuri goro muzamuka umwanya imyanya iracyahari. Beri ku rugero Jessica. Noneho Muyango nibwo yagiye gushaka uyu mugabo aramubwira ati ko bari kuvuga ko wampaye 300 ukanyicunde baho bikabiri kunsenyera urugo. Wa mugabo waretse kunsenyera urugo ko ntarahura nawe. Uyu ni ndubikoze. Aha! Wamubonye Jessica. Mukore nk'ibyo Jessica akoze. Noneho uyu mugabo aravuga ati wamugabo ko umva hano nibyo Muyango ari kumubaza rero. Nashaka kukubaza. Ariko ratanje nawe turahura. Kama amafaranga 300 muri rimwe. Ngaho ukaryama.